Inkuru zanditse mu nyandiko za Dr Nshuti ni nyinshi kandi ziteye amatsiko. Sinashobora kurekeraho kuzisoma kugera ku nkuru irimo izina ryanjye. Binteye kwibaza igisobanuro cyaryo ndetse n'aho byaturutse ngo nitwe Bwiza. Ntawiyita izina kuko ntawihamagara, ariko abenshi ntituba tuzi inkomoko y'amazina yacu, tuba tubifata nk'inyuguti ababyeyi batekereje kugira ngo babone uko badutandukanya n'abandi bana babo. Nyamara inyuma y'amazina yacu haba hari inkuru ndende zihatse ibigwi n'amateka. Nta kosa tuba twemerewe gukora ngo tutababaza ba nyirayo mazina. Gusa uko wagira ubumenyi kose ntiwafindura impamvu witwa izina witwa utabibwiwe n'umubyeyi wawe. Data yantoje kugira amatsiko ku buryo mpora ntibaza impamvu ku nyuguti ya I bongeraho akadomo, cyangwa impamvu ntavutse kera ngo mbe ndi mukuru ntibakajye bansuzugura banyita umwana. Amatsiko ntiyica kuko iyo aza kuba yica ubusimba ndahandi gusoma inyandiko za Dr Nshuti. Data akunda kumbwira ko kudacika intege ari cyo gitandukanya intwari ndetse n'ibigwari. Akenshi ambuza kwizera amahirwe ahubwo ko ngomba kwizera imirimo nikoreye ndetse nkizera inshuti kuko zoroshya urugendo rw'ubuzima. Nubwo rimwe na rimwe inshuti zikomeza urugendo rw'ubuzima gusa ziba zikenewe mu bihe bitandukanye by'ubuzima. Nari mfite ikindi kintu cyo kwizera inyandiko zanditswe na Dr Nshuti. Aho ngeze ndi gusoma amatsiko yendaga kunturitsa umutima kuko ngeze aho mama yakuye izina yanyise nubwo watahibuka kubera uburwayi bwo mu mutwe yagize bukamutera kwibagirwa byinshi mu byaranze amateka ye. Njya numva bavuga ko utazi iyo ava atamenya iyo ajya. Mu mateka niho dukura imbaraga n'icyizere bikadutembereza ahazaza, tukahagenda twivuga ibigwi duhangamira ibiduhangara n'ibyivugo by'ibyo twakoze kera ku minwa yacu. Murengezi yari ari gusatira gukora igikorwa cy'ubutwari arengera ubuzima bwe. Namuteraga akanyabuga bisheje akamutega amatwi. Murengezi agakomeza kutuganirira. Yariraga amarira menshi nubwo ibiro byanjye byahumuragamo agahinda. Njye na Murengezi twari turi gusatira intsinzi yacu, ikiraro cyatugezaga ku intsinzi yari isheje. Nubwo atarabizi kuko nawe yari akeneye wamufata akaboko akamugeza ku ntsinzi y'ubuzima bwe. Sinakomeje kwandika iyo nkuru ya Murengezi, ahubwo nanjye namuteze amatwi ngo atabona ko ari wenyine. Nk'uko isheja yari ari gukomeza bimubwira ko turi hafi ye. Nari maranye igihe kirekire na Murengezi. Muri ako kanya yari ameze nk'uwarambiwe amagambo y'ijwi ryanjye. Yari akeneye ijwi ry'isheja gusa. Nubwo nari mari nanjye nteze amatwi byasaga nk'aho nakiri kugaragara mu maso ya Murengezi. Nta handi Murengezi yari ari kureba uretse aho isheja yicaye. Isheja nawe yaramukundiye amutega amatwi amuha amaso ndetse amufasha mu rugendo rw'amarangamutima yose yari afite. Nari nagerageje uko nshoboye, ariko hari haje umuganga witwaje umuti nafite, umuti w'urukundo. Umuti ntari kubasha guha Murengezi niwe isheja yari amuzaniye. Nubwo nabonaga isheja ateze amatwi inkuru ya Murengezi, umutima ntabwo wari utuje kuko nari nzi ko igihe icyo ari cyo cyose isheja yafatwa n'uburwayi nkagira ubwoba bwinshi ko isheja yongeye gufatwa n'uburwayi byagira ingaruka kuri we ndetse no kuri Murengezi. Nafashe iry'iburyo ninginga ibisekuru ngo bimfashe byibura kuri uwo munsi ndokora ubuzima bw'umurwayi umwe. Nari nkiri kwibuka indi gahunda mfitanye na Munguji yo gukina umupira w'amaguru nkarushanwa nawe ubundi nkamusaba icyo nshaka. N'iyo nayo yari gahunda y'umunsi kandi iremereye. Nakiriye ubutumwa kuri telefone yanjye nsanga ari se wa Munguji unyandikiye ambwira ko azaboneka nyuma y'iminsi 7 ubundi tugahura akamfasha gutegura uko nzabigenza mu gihe nzaba ndi kubwira umuhungu we ko ari we wiyiciye nyina. Kubera ibiyobyabwenge byinshi Munguji ntabwo yibukaga ayo mahano yakoze, ahubwo urukundo yakundaga nyina nirwo rwari ruri ku mutima we. Igihe abandi bari bari mu kiriyo we yari ategereje ko nyina azaza kumusura aho ku bitaro. Nibaza ingaruka z'ibikomere azagira igihe azaba yakiriye amakuru ko ari we wiyiciye nyina umubyara. Byari bitangiye kumbana byinshi mu bitekerezo. Nibuka ko imirimo 2 yananiye impyisi. Nkomeza gutega amatwi inkuru ya Murengezi aho yakomeje avuga ati, birashoboka ko abantu 2 basangira inzira ariko buri wese abira icyuya ku giti cye. Watega amatwi ibikomere by'umuntu ariko buribwo bwumva ku giti cye. Wafatanya nanjye kurira ariko ikindiza kimbabaza ndi njyenyine. Ndetse twasangira inkuru nziza ariko ntiwakwishima kurusha nyirayo. Amenya ko amarangamutima y'umuntu yigenga.
ubwo nari nizeye ko njye na data dusangira uturemangingo ariko tutabasha gusangira amarangamutima. Uburyohe buri wese abwumva ukwe ndetse n'uburibwe buri wese abwumva ukwe. Igihe nari maze ku isi nticyari kinini ariko data ntiyambereye umubyeyi gusa yambereye inshuti y'akadasohoka yanyambutsaga ibiraro bingoye aho ubucuruzi buri kugenda nabi akamfasha ntabwo yigeze antererana. Habe n'amadakika make y'ubuzima yari inkingi n'ishingikiriza ibihe bingoye ndetse akaba n'umuntu nafataga nk'icyitegererezo ngomba kuzakurikira intambwe nanjye nkagera ku ntsinzi nk'izi. Data yari umugabo abandi bagabo bafatiraho icyitegererezo. Mu nama nyinshi zateguwe n'inshuti ze yahabwaga ijambo ndetse bagenzi be bagategerezanya igishyitsi cyinshi ijambo rya data. Mu magambo yakundaga kuvuga hari interuro y'ingenzi atasibaga kubwira abamukurikira. Yabaga ari kurangiza akabwira abantu ati guhemuka ni intangiriro yo kwangwa. Byatumaga abantu bamwizera nanjye nkakoma amashyi ndi kumwenyura ndaba icyubahiro data ahabwa nkumva biranyuze. Nta nkuru mbi nigeze numva ivugwa kuri data. Sinamubonye mu bagore cyangwa mu bindi bintu bimurangaza. Yitaga ku kazi ke, ku nshuti ze ndetse n'umuryango. Iminsi ye yose yayimaraga yibaza icyateza imbere akazi ke, icyafasha inshuti ze zasigaye inyuma ndetse akibaza icyatuma twe nk'abana be tubaho ubuzima bwiza nk'uko yabisezeraniye mama. Umubano wanjye na data wari uw'abavandimwe bahindutse inshuti. Urukundo ni amayobera, rusenya ubwami rukubaka ubundi, rugahangamura ibihangange, rugakuza intwari, rutumwa bamwe bashyingurwa rugatuma abandi bavuka. Urukundo rutera bamwe gusara rukaba umuti uvura abandi. Igitangira urukundo rushingiye rubara igihe ruba rugenda mu kindi cyerekezo. Urukundo rukomeza umubano wa bamwe rugasenya ubushuti bw'abandi. Gusa aha rwari rutangiye kurengera kuko rwari ruri gutandukanya umuhungu na se. Nakomeje imyiteguro y'ubukwe bwanjye data ndi iruhande anyerekera buri ntambwe yose ngomba gutera ngo nzagire ubukwe bwiza ndetse na nyuma yaho nzagira urugo ruhira. Yarenzagaho amagambo aryoshye akambwira ko ndi umunyamahirwe kuba mfite ugushyingiranwa n'umukobwa nkunda bihebuje. Yari azi ibyo avuga kuko urukundo rwanjye na Bwiza rwari rwarabaye inkuru ivugwa mu nshuti zanjye ndetse no mu basaza bagendana na data. Bwiza yashyiraga ibintu byose ku murongo nubwo ubukwe ari ubwa babiri ariko buryohera cyane umukobwa. Gushimisha umugore ukunda bitera ibyishimo umugabo kuko nicyo aba aharanira. Nari nshaka gukora ubukwe bw'igitangaza atari uko ndi umukire ahubwo nshaka guha agaciro urukundo nakundanye na Bwiza. Icyo gihe nabonaga rimwe amasaha ari kwihuta mu kandi kanya nkabona igihe kitari kuva aho kiri. Amatsiko yari menshi, inzozi zikanshuka n'izipfumura ibihe, zikanyereka ibyari ibyifuzo byanjye nanjye nkabifata nk'ukuri nkashimira ibisekuru kuko binyeretse ahazaza kandi nkaba mbona ari heza. Sinagiraga inshuti nyinshi kubera uburyo data yandize. Yanyigishaga gukora sintigihe mu bidafite umumaro, ambwira ko ngomba kubaka ibigwi amateka akazasigara yibuka izina ry'umuryango wacu. Izina risigaye rintera isoni kurivuga. Natumiye abari bashoboka bamwe bakabyishimira abandi bakampangayikira bambwira ko nihuse igihe kitari cyagera, ariko urukundo rwari rwaramumye amaso. Inzozi zanjye kwari ugushimisha Bwiza umukobwa nari narihebeye. Abantu benshi bari bari mu ruhande rwanjye uretse bushura bwacu wambwiye ko umukobwa ngiye kugira umugore adakwiriye umuhungu mwiza nkanjye. Sinabyitayeho ndetse sinahaye agaciro impamvu zose yamerezaga kuko namufataga nk'umwana muto utazi ibyo ari kuvuga. Ariko igihe cyasobanuye ko akanwa k'abana ari nk'ak'abasaza, ntibabeshya amarangamutima yabo. Mu minsi igize ubuzima bwacu, umunsi w'ubukwe n'umunsi ushimisha benshi, ni nawo uhuza inshuti n'imiryango ndetse n'abo mufitanye ibibazo baritabira. Ntawamenya niba baje kugushyigikira cyangwa kureba ibiragenda nabi ariko baraza. Imitegurire y'ubukwe yari itangaje nk'uko data yari yarabinsezeraniye. Abatetsi bize guteka bakaminuza bategura ibirori bikomeye mu gihugu nibo bari bari gufasha abitabiriye ubukwe bwanjye. Nabonaga abantu bose babaye beza, nagera kuri Bwiza nkabona ni kumwe abanditsi banditse mu bitabo bitandukanye. Akaboko kamwe gafashe ibendera kandi kamanitse mu kirere, amaso n'ayahanze Bwiza bwanjye. Ndahirira imbere y'amategeko ko nzamukunda ubuzima bwe bwose, habe mu bibi no mu byiza. Umunwa waganiraga ibyanditse ku mpapuro mu gihe umutima wanjye uri kuvuga ibirenze inyandiko.
Nari ndi kurahirira amarangamutima yanjye ko Bwiza ari igice kigize umubiri wanjye, akaba ubwiza buruta ibyiza byose nabonye. Nkabwira umutima ko ngomba kumukunda urukundo ruzabera isomo abandi bazakundana nyuma yacu. Narahiriye gukunda Bwiza ku buryo atazigera yicuza amahitamo yakoze yo kubana nanjye ngo mubere umugabo. Bwiza yakoze indahiro yayikora amwenyura, numva ijwi rye rimeze nk'inkuba. Urukundo ari rwose ahantu hose, kugeza ku ngohe ze nabonaga urukundo gusa. Twagiye imbere y'Imana, indahiro ziba indahiro, abandi bakoma amashyi. Nahuza amaso na data nkabona ari kumwenyura nyishimiye nk'umuhungu uteye intambwe y'ubuzima. Nahindukira nareba bucura bwacu nkabona ntabwo yishimye, amaso ye yarijimye. We yari afite indi nkuru yo kuba ritandukanye n'iyanjye. Nubwo bucura bwacu nta bimenyetso yari afite, gusa yashoboye gusobanukirwa uburyarya bwari buri mu mutima wa Bwiza butari ku maso ye. Njye sinari kubibona kuko urukundo nakundaga Bwiza ntirwari urukundo rusanzwe, rwari urukundo rutwarwa n'amarangamutima yanjye nkasigara ndi igishushushungwe. Uko umunsi waba umeze kose ugeraho ukarangira. Nubwo waba wishimye ushaka ko igihe kivaho kiri, izuba rigenda buke buke ariko rikarangira. Niyo haba igihu cyangwa se izuba utigeze ubona mu kirere, umwijima usezera amanywa ukemera ko izuba ryarenze. Hari ubwo ijoro ritinda gutyo ukibwira ko ubuzima ari ubwo nta kindi wabukoraho, ariko amaherezo uba uzabona imirasire iri gutunguka hejuru ku musozi kurasa iri kwereka inzira ikuvana mu mwijima. Amasaha yahuje imyambi misanga igera ku musozo. Inshuti zihana ibiganza zisezeranaho, abataha bose banyuragaho bakansezera nkabereka umugore wanjye nishimye, nawe atari gukura inseko ku munwa we. Data yazanye n'abarumuna banjye baza kunsezera, ariko bucura anyima ikiganza aragenda. Naramukurikiye nashakaga kumenya icyamurakaje, mufata ku rutugu nciye bugufi mubaza impamvu atishimye ku munsi w'ubukwe bwanjye. Yandebye mu maso aratuza arambwira ati, wagambaniwe. Sinasobanukiye kuko ijambo kugambanirwa ni ijambo twakoreshaga mu bucuruzi bwacu igihe ibintu bitari mu ruhande rwacu. Naramwenyuye musaba kureka kugira umutima uhagaze kuko amahitamo nakoze ari ay'urukundo. Bucura bwacu yanze kubyemera, mbona ari kuzenga amarira mu maso. Yari indi nkuru yaranze ubuzima Bwiza na data njye ntafite. Data yamaze kuganira na Bwiza aza yihuta twegera. Bucura bwacu arijijisha aramwenyura, nawe atera intambwe ansiga aho ngaho ndi kwibaza igisobanuro cy'ijambo ambwiye. Data yamfashe mu kiganza aramwenyura, ambwira amagambo buri mubyeyi yabwira umuhungu we ku munsi nk'uwo, anyifuriza guhirwa ndetse no gukomeza gutera imbere. Data yambwiye ko urukundo rwinshi atari rwo rwubaka urugo, ahubwo kuzuzanya no gufatanya ari byo bikomeza urugo ndetse bikazana urukundo hagati y'umugore n'umugabo. Yambwiye ko iyo bibuze n'urukundo rutaboneka muri urwo rugo. Data yahise ansezera aragenda, nyemerera ikiruhuko kirekire. Mpindukiye mbona aho bucura bwacu yari ahagaze ategereje data ngo bakomeze urugendo. Murumuna wanjye yazamuye ikiganza kizunguza mu kirere ansezera, nanjye mbigenza uko. Amasiko y'ijambo yambwiye ambwira ko nagambaniwe nayagumanye mu bitekerezo sinasobanukirwa. Ibihe byiza bigira abantu beza, gusa ubwiza bw'umugeni bwo buba buhebuje. Umugeni aba yera kurusha amasimbi, nta kizinga aba afite, aba ameze nk'amata. Umugeni aba akeye kurusha amazi meza, aba asa neza kurusha umweru. Amenyo y'umugeni aba ari umweru kurusha urubura. Nta jambo ryasobanura ubwiza bw'umugeni mu nkoranyamagambo yuzuye muri iyi si. Umugeni umwitwaza mu mwijima akakubera ukwezi, igikundiro cye kiba kiruta icy'abamikazi. Ijuru n'abarituye nibo basiga umubiri we, nuko Imana n'ibisekuru bikarinda intambwe ze. Ubwiza bwe bumutaka igitinyiro n'umuyaga ubuhuha gake ngo utamuhungabanya. Umugeni aba ateye amatsiko kuba muzi nk'aho ari bwo bwa mbere bagiye kumubonaho. Izuba rihinduka ukwezi imbere yo kumurika k'umugeni, ukwezi guhinduka inyenyeri kubera umucyo wo mu maso he. Inyenyeri zigasobanura ubwiza kubera ko umunsi aba ari uwe. Narebaga Bwiza nkabona izina rye ntirihagije ngo risobanure ubwiza bwe. Yaramwenyuraga nkumva umutuzo wuzuye umutima. Intambwe yanjye yari yahindutse, yabaye intambwe itigitisha isi. Ibintu byose nabonaga bigomba kuntinya. Nari mfite uwo nita umufasha, ndi kumwe n'uwo nari niteguye gusangira nawe ubuzima bwose nari nsigaje kubaho.
Sinzi icyari ibyishimo nari mfite uwo munsi, gusa n'ikirere nticyari gutinya kwijima, cyafatanyaga nanjye guseka. Amagambo yari yashize ivuga ibyishimo biri hose mu nzu yacu, ibintu byose byahindutse byiza. Nitegereje Bwiza numva nta rindi jambo rikwiriye kuvugwa mu kanwa kanjye rituje risobanura uwo munsi. Ndamubwira nti ndagukunda. Bwiza yarandebye ntiyagira icyo asubiza. Mufata ikiganza ndamwiyegereza ndamuhobera. Bwiza yikije imitima inshuro 3 muhobeye, murebye mu maso nsanga umugeni wanjye yahindutse. Ikirere kijimye nkirebe, igicu kibundikira ibyishimo by'umutima wanjye. Umwijima ukwira inzu yose, nuko Bwiza arambwira ati ndashaka gatanya, sinshaka kubana nawe. Yabivugaga akomeje, numva inkuba n'imirabyo biri kuvugira mu matwi yanjye. Amaso ya Bwiza yari ari guhinduka, mbona arimo umuriro uzanywe n'umugome. Musubirishamo mubaza niba atari kunkinisha. Arongera bisubiramo agira ati ndashaka gatanya, sinshaka kubana nawe. Yabisubiyemo gatatu, amaguru yanjye abura ahagarara. Mbona inzira kwikaraga nk'aho ari umuntu uri kuyikaraga. Mbona Bwiza ntakiri Bwiza bwanjye, mubaza ikimuteye, nuko aramwenyura ati sinigeze ngukunda habe n'isegonda na rimwe. Nacitse intege mupfukama imbere, ijwi ryanjye ryuzura gutakamba, mubaza niba yasaze cyangwa ari muzima. Bwiza yaciye bugufa ndeba mu maso, ambwira ko umusazi ari njyewe utarabashije kumenya umutima ukunda n'umutima uryarya. Imyaka yari ibaye myinshi njye na Bwiza dukundana urukundo rwinshi, nari ndi kwibaza ikibaye mu mwanya nk'uwo kikanyobera. Nakomeje gupfukama ninginga Bwiza mubaza ikosa nakoze, musaba imbabazi musezeranya kurikosora, ariko arambwira ati ikosa ryawe nuko wizeye umuntu utari ukwiriye kwizera. Amagambo ya Bwiza yari atyaye kurusha inkota. Ibyo akabivuga yambaye agatimba, arakomeza ati ikosa ryawe ni ugukunda utizigamye, witiranyije intama n'ikirura. Nabaye nk'umusazi kuko indoro Bwiza yandebaga yasobanuraga ukuri ari kuvuga. Wari umunsi w'ubukwe, sinabonye n'akanya gato ko kuwishimira. Nabaye nk'umusazi, mbura uhinja imbere ya Bwiza ndi kuwuroga nk'umwana uborogeranye na ngo atamusiga. Kubura Bwiza mu buzima bwanjye kwari ukubura umutima, kwari ukubura amaraso yo mu mitsi yanjye. Sinabona uko izuba ry'ejo ryaba rimeze Bwiza atari iruhande rwanjye. Nafashe Bwiza amaboko mureba yambaye agatimba, mwibutsa amasezerano yose yakoreye imbere y'amategeko, imbere y'Imana y'u Rwanda, mwibutsa ko n'abantu bari bahari ndetse ko n'ibisekuru byacu byaturebaga. Navuze amahomvu n'amateshwa niginga urukundo ngo rutansiga. Gusa Bwiza yari yahindutse, nta nubwo yibukaga ko yambaye umwambaro w'ubukwe, yawufataga nk'umwambaro usanzwe. Amarira yanjye yahindutse ikiyaga, Bwiza ntiyayaha agaciro. Akomeza ambwira ko ashaka gatanya. Nahagurukanye umutima ucitse intege, mureba mu maso ndi kurira n'ijwi ryuzuye ikiniga. Ndamubaza nti Bwiza, gukomeza kuvuga byarananiye, ibibazo byari byuzuye ubwonko bwanjye, ndi gushakira ibisubizo ku rukundo rudahari. Ndihangana nkomeza nti ese koko niba utarankundaga ni ikihe cyaha nagukoreye cyatumye ukinisha umutima wanjye igihe kingana gutya? Kuki wemeye ko njye nawe dukora ubukwe imbere y'amategeko, imbere y'Imana, imbere y'abantu bose ndetse n'ibisekuru byacu? Nari mfite amatsiko yo kumenya impamvu Bwiza ariko aka gatanya ku munsi twakoreyeho ubukwe bwacu. Bwiza yarandebye yibagirwa isezerano twagiranaga buri uko twabaga twicaye izuba riri kurenga. Twabwiranaga ko ntawe uzemera ko amarira y'undi agwa ku butaka, ariko uwo munsi Bwiza yitwikuriye umwambaro w'uburyarya, yambara umwambaro. Amarira yanjye yagwaga hasi, nkategereza ibiganza bye byoroshye ngo bimaze nkaheba. Bwiza yikije imitima igisubizo ku bibazo byose nari maze kumubaza. Arambwira ati igihe nicyo kizaguha igisubizo. Nta kindi nari mariye ubuzima bwanjye uretse kwitsa imitima. Nasanze ntakwiriye umwanya mu mutima wa Bwiza, nuko njya mu nguni y'inzu yanjye bariho nicara. Bwiza yasigaye ahagaze yambaye agatimba ari kundeba, agahinda kanyegeka ku ishavu.
intimba inyikoreza umubabaro, amaganya nsobanurira uburibwe, umutima ntiwongeye utera amaraso ngo atembere, ahubwo hatemberaga ishavu mu mitsi yanjye. Umwuka wo guhumeka wari wanduye urimo agahinda gusa. Ubukonje buri gutitiza umubiri wanjye, ubwonko buri kunyereka ahahise butari kubasha kunsobanurira ibiriho ubu n'ibizaza. Nari ndi kwibaza ikosa nakoze nkaribura, ubwiza bwanshimishaga bwari buri kumbabaza. Nibutse ko Bwiza yambwiye ko atwite umwana wanjye, nuko musaba kunyegera nawe abikora atanyubashye. Angeze imbere ambaza icyo muhamagariye n'ijwi rituje ryuzuye amayobera y'ibiri kuba mu buzima bwanjye. Ndamubaza nti none umwana utwite azarerwa nande? Bwiza yaramwenyuye ambuza guhangayikira umwana utari uwanjye. Yambwiye ko atwite koko ariko umwana atari uwanjye. Nashize mpagaze numva imbeho umubiri wose, ndeba Bwiza mbura igisobanuro cy'urukundo nabonaga mu maso ye. Njye n'Isheja twari turi kumva inkuru ya Murengezi, inkuru isobanura icyamuteye uburwayi bwo mu mutwe. Njye nk'umuganga nari nishimye kuko Murengezi yari arenze icyiciro atajyaga arenga igihe ndi kumuvura. Gusa inkuru ntiyari irangiye kandi yari yiyemeje kuyivuga ikarangira, nuko Murengezi arakomeza ati ababyeyi bose ni beza usibye data.